Hello my people, kano gakuru nakoreka nkababwira Nyarwaya Innocent uzwi ku izina rya Yago Ponat akaba umunyamakuru ndetse wifatanya n'ubuhanzi kuri ubu ngubu akomeje gutakambira urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo rumurenganure. Uyu munyamakuru Nyarwaya Innocent yamaze kuba atanga ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB avuga ko channel ye yibwe. Channel ye yitwaga Yago TV show yamaze kuba ishimutwa n'umuntu utazwi. Kuri ubu ngubu rero yakomeje gutakambira urwego rw'ubugenzacyaha RIB avuga ngo hello RIB Rwanda, twatanze ikirego ku kibazo cya channel ya Yago TV show yamaze gushimutwa n'umuntu utaramenyekana. Tukaba twagiraga ngo tubamenyeshe ko ubu yamaze guhindurirwa izina. Dukeneye ubufasha bwanyu no kumenya niba channel igaruka cyangwa itagaruka. Murakoze. Nakwibutsa ko iyi channel ya Yago Ponat yabuze mu cyumweru gishize, aho yabuze ku murongo wa YouTube abantu bagiye kwishaka bakayibura. Bikavuga ko iyi channel ishobora kuba yasibwe, ariko byakomeje kugenda bigaragara ko iyi channel itasibwe, ahubwo ubona ko ihari ariko ihaideninze. Kuri ubu ngubu bakaba bayisize ahagaragara ariko yahinduriwe izina. Abantu bakomeje kwibaza iby'iyi channel ya Yago yaba umuntu waba wayishimuse akaba yayihinduriye izina na Yago bikaba byamuyobeye. Kuri ubu ngubu Yago akaba ari umunyamakuru ukorera kuri YouTube channel, ku murongo wa channel ukomeje kuba ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Muri iyi minsi yari mu bibazo bitandukanye, aho yari mu bibazo bya DNW. Kuri ubu ngubu na channel ye bakaba bayitwaye, ubona ko n'ibibazo akomeje kuba ahura nabyo. Channel ye yamuhaga umugati, yamugaburiraga, kuri ubu ngubu bakaba bamaze kuyitwara. Reka rero natwe twifatanye n'abakunzi ba Yago tumusengere, tumubwire ko tumusabire ku Mana kugira ngo channel ye ize kuba igaruka, dore ko iyi channel imuha umugati, niyo ubona ko ubuzima shingiyeho ariyo imuha umugati, niko kazi ke.